ariko ndavuga ibyo mpagararaho. Sindabona inshoreke irimo kurira kuri serikeye. Umunsi wabonye inshoreke irira kuri serikeye, hani mugoroba natekerezaga ari jewe wenda wicayeho, ababyeyi ba Buravan bari bicaye, ari jewe wapfushije umwana w'umusore kuko nanjye ndabafite w'abasore. Sibyo? Urupfu ni part y'ubuzima. Buri muntu wese iyo uvutse usanga ku isi handitseho icyapa kivuga ngo ikaze mu isi y'abapfu. Wazapfa ufite 100, wazapfa ufite 90, wazapfa ufite amezi 2, ni ikaze mu isi y'abapfu. Imico 7 y'abantu bashaka kurangiza neza. Yego, ni niyo rwose. Ikiganiro kikaba kirarangiye rwose. Imico 7 y'abantu bashaka kurangiza neza, imwe wenda ishobora kutareba abantu bose, ariko wa mbere nyine n'uwo ngo navuze nkubwira. Nushaka kurangiza neza. Kasi episode niko nitwa, reka nizere ko umeze neza cyane wo kw'ikibiganiro bya Max TV hano wose waba uri hirya no ku isi. Reka nizere ko umeze neza, nimutameze neza nkwifurije kwihangana no gukomera. Buryo wabashije kwihangana kenshi na kenshi, iminsi ikomeza kugenda yicuma. Reka rero nizere ko abantu bari hano mu Rwanda n'abari hanze y'imbibi z'u Rwanda mwese mukomeje kuyana mugira ibihe byiza cyane, abumva ururimi rw'ikinyarwanda aho bari hose hirya no ku isi. Ngiye kuganira none n'umushumba, ndishima cyane iyo nagize amahirwe yo kongera guhura n'umushumba Antoine Rutayisire. Biba ari byiza cyane, cyampa n'abandi bakurikira ibiganiro byacu, ariko comment ndazibona iyo zirenga 200 zose ziba zishimiye ko yongeye kubaganiriza. Kandi igihe cyose murabizi ko iyo yabonye umwanya, kubera ko umwanya bari muke cyane akabaganiriza, bibagira akamaro cyane mu buryo budasanzwe. Ikiganiro nacyo uze kuza kucyumva witonze, kandi wibuke no kugisangiza n'abandi niwumva hari icyo kigusigiye. Mushumba ngo wahe ikaze nanone kuri Max TV. Murakoze. Ni amahoro masa. Ntabwo byari byoroshye uyu munsi wawe, wari muremure, waramukiye mu gikorwa cyo guherekeza no gusengera umurambo wa Buravan. Imitima y'abanyarwanda n'abandi bakunda u Rwanda bakunze n'ibihangano bye ntabwo borohewe, nabihanganisha ndetse n'umuryango we muri rusange wagaragaye mu bikorwa bitandukanye byo guherekeza Buravan. Umuntu yahise yibaza, hari uburyo budasanzwe wahuraga na Buravan? Burya umuhanzi muhura mutanari kumwe. Hari abantu benshi tujya duhura bakambwira ngo tukuzi kuri YouTube. Ubwo bibavuga ngo turahura ariko ntabwo tuziranye. Yego. Na Buravan nari muzi gutya physically, twigeze guhura hariya kuri convention. Yego. Naramwe ati pastor ati nifuza kuzaganira nawe, ariko rwose Buravan nanjye byanezeza tuganiriye. Yego. Ati nzagushaka. Ariko ntibyakunze ko nshaka. So tuzahurira mu ijuru nta kibazo. Rero naho twahuriye, ariko je indirimbo ze ndazizi. Uriya je menye indirimbo nyinshi z'abahanzi rimwe na rimwe, kubera ko nkunda kumva radio yo ngenda nkumva indirimbo, nkumva bavuza umuhanzi, nkagira n'amatsiko yo kujya kureba ibyo aririmba, nkamufayiringa. Yego. Mbere yuko tuza kureba ku bijyanye no kuvangwa, mu by'ukuri iyo umuntu yitabye Imana cyangwa se apfuye, abantu bararira bagasigara bavuga uyu ngo yasize inkuru imusozi, abandi bavuga ngo ni iki umuntu yakora kugira ngo mu by'ukuri azagire iherezo rizima. Mbere yuko ibyo ngibyo abantu baza kubyumva, mbere yuko tubiganiraho, urupfu rwa Buravan, nageze ahangaha kuri ku rusengero, abantu bose bari bahari, abantu bari kurira cyane. Wowe nk'umuntu, ejo abantu babikurikiye muri Camp Kigali cyangwa se kuri YouTube channel barabibonye, abari barangaha barabibonye ko ni ibikorwa byose wagizemo uruhare. Urupfu rwa Buravan uyu munsi mu gikorwa cyo kumusengera no kumuherekeza bwa nyuma, iyo umuntu yakurebaga mu maso yabonaga we mu by'ukuri urababaye, ariko kandi nanone urakomeye. Biba byaturutse he mushumba, mu gihe abandi bose baba bari kurira? Reka maze ngo sora utuntu tubiri. Akantu ka mbere, buriya twebwe ntabwo dusengera umurambo, ntabwo dusengera umuntu wapfuye. Bibiliya iravuga ngo buri muntu wese yahawe gupfa rimwe, ngo nyuma y'urupfu hakaza urubanza. Iyo maze gupfa, urubanza rwanjye ruba rwarangiye, ruba rwaciwe. Kuko buri gihe urubanza rwanjye ntabwo ari amasengesho mu nsengera, ni ubuzima bwanjye nabayeho. Abantu bagiye batekereza ko uko mugiye kumusabira ijuru iyo mugiye kumusengera yamaze gupfa. Burya it's too late. Umva ufashe imodoka kajya kuri rompo yo mu mujyi hagati, ugafata umuhanda ugana amajyepfo burengerazuba, uri umuntu amanuka mu Muhima, amahirwe yo kuzagera Rwamagana aba ari make cyane.
kereka ugeze hirya ukibuka yuko wataye umuhanda wenda ukazenguruka ugacaza Karuruma ariko cyangwa ugasubira inyuma. So gusengera umuntu wapfuye areba kure y'Imana, uyu muntu akibaho ntiyigeze atekereza Imana, ntiyigeze avuga Imana, ntiyigeze asenga Imana, umutima we ntiwigeze ubogamira ku Mana. Buri iki giti cyose kigwa kigana aho cyari kibogamiye. Ushatse wanamenya n'umuntu wese ukamenya ngo uyu muntu amahirwe yo kuba yagiye mu ijuru ni make, ariko nayo nubwo ari make ariko bahari ko hari umuntu ushobora kwihana ku munota wa nyuma utanahari utigiye nkurikije ukuntu muzi uriya Pizzo nkurikije uko yabagaho ntabwo yagiye mu ijuru. Hari wenda Pizzo yiryamiye ku buriri bwe, Imana iramugenderera, tangiye gusambabwira Imana ati Imana wibagirwa ibyo nakoze byose nkiri ku isi, umbabarire ibyaha byanjye unyakire. Hari umuntu Yesu yakiriye bari hamwe ku musaraba. Ayo ni amahirwe atabonwa na benshi ariko nayo abaho. Rero bikubwira ngo ntabwo twebwe dusengera umuntu wapfuye ko ntacyo bimumarira, ahubwo aho bigira icyo bimarira burya ni abamuherekeje, umuryango we, ababyeyi, abavandimwe, inshuti. Abo ngabo urabasengera kugira ngo bakomere, ariko ukagira n'umwanya wo kubabwira kugira ngo bitunganye kuko nabo umunsi wabo buzaza. Ntibyo ngibyo icyo nakosoraga gusa. Ati rero wabonaga buriya iyo umuntu akuze ariko yongeramo no gutekereza. Jewe bijya bingora cyane, nimugoroba nari mbivuze, bijya bingora cyane burya kwigisha ku munsi w'ikiriyo. Mu rusengero biranyorohera kuko iriya pulpiti wimenye, ariko iyo wagiye mu kiriyo ukajya mu muryango ukareba ukuntu abantu bababaye biragorana ko ngira ikintu bita empati, kwishyira mu nkweto z'undi. Hani mugoroba natekerezaga ari jewe wenda wicayeho, ababyeyi ba Buravan bari bicaye, ari jewe wapfushije umwana w'umusore kuko nanjye ndabafite b'abasore, nkagera kugerageza kumva agahinda kabo nubwo bakarengaga ariko ndakumva muri jewe. Rero iyo ibyo bimbayeho buriya nuko abantu benshi batanabibona, nka buriya nimugoroba waza kankoresha ikizamini kuri message nigishije nanjye sinyize ko biba byicanze. Aho nari nzi ko ari undi buze kugana nibaza, ntabwo abantu babimenye ariko burya biba byicanze, ariko bijya bincika bikicanga neza neza nkayoberwa naho nari ngeze ko je ndi emotional. Njya mbibwira abantu jewe numa hejuru nk'amase, ushobora kumbona ndi nkomeye ariko burya mu mutima biba byivanze. Hanyuma icyo mukora ni iki rero nimba mutaba muri kumusabira ijuru rero? Icyo dukora iyo muzanye umurambo mbere yuko bajya kuwushyingura muba muri ni iki muba muri gukora? Nimba cya mbere tuba turimo guhumuriza umuryango, cya kabiri tuba turimo kwibutsa abantu yuko twese hari ariho tuzanyura, niryo herezo ry'abantu bose. Na Bibiliya niko ivuga. Bibiliya mu gitabo cy'umubwiriza mu gice cya 7 iravuga ngo kujya mu rugo rurimo ikiriyo cyangwa rurimo imiborogo ngo biruta kujya mu rugo rurimo ubukwe cyangwa rurimo ibirori. Ngo kuko uzahajya wese ngo azibuka yuko ari ryo herezo ry'abantu bose, ngo bituma atunga umutima ufite ubwenge. It's very important, ni ikintu cy'ingenzi cyane burya. Kujya mu kiriyo bituma wisubiramo ugatekereza. Ahubwo buriya abantu barantangaza. Umuntu ugenda akajya mu kiriyo akava yatahindutse, burya wari umuswa. Bakabe bahavana amasomo atandukanye. Ndeka nkubwire amasomo nkunze guha abantu iyo twagiye mu kiriyo. Buriya nuko abantu benshi ntabwo bari observant, ntabwo bitegereza. Witegereje ngiye kuguha ibintu bitatu burya biba nakuye mu njyambwira abantu ko kuba pastori ni ishuri rihoraho ariko ridatanga school fees. Twe turiga ariko nta mafaranga dutanga, ahubwo twebwe barayaduha. Twigeze gushyingura umuntu mpigira isomo rikomeye. Nari nibereye, twari tutaraza muri urusengero rwa hano, twabaga muri urusengero rwabaga hari haruguru. Noneho ntegereje ko bazana umurambo, nambara ikanzu bari bakererewe, mpagarara inyuma. Hari akantu k'agasima kahabaga, abagabo babiri bari bakicaye barimo kuganira. None umwe abwira undi ngo ariko sha ngo buriya kana yapfuye. Ndamubwira ngo se ubwo waje kumuherekeza utazi ko yapfuye? Arabwira ngo ngo jewe ngo ndabyemera ko yapfuye, ngo nibafungura isanduka nkabona ari urimo. Ntabwo nagusesha ngo ubwo koko. None nanjye ndabitekereza naboneze niki uyu muntu yakoreye uriya muntu
ku buryo aza kumuherekeza atari ukubera ko amukunda ahubwo aje kumekinga sure yuko yapfuye ariko se abo bantu babaho koko ku buryo aricyo kimuzindura akaza kureba ko wapfuye koko kuko avuga ati kanaka ibintu yankoreye ntabwo yaba apfuye reka njye ntabwo bishoboka ko yapfa kuko buriya hari abantu babaho nk'aho batazapfa agahemukira abantu wenda bakagufata bakagushyira mu rwego rugushoboza gukanda abantu ugakanda abantu ukabasuzugura ukabasuzuguza ukabaho nk'aho wowe utazigera uca bugufi burya iyo ugize ibyago uretse no gupfa iyo ugize ibyago ugaca bugufi umuntu umwe yabivuze neza aravuga ngo aba bantu bose unyuraho uzamuka ngo ujye ubafata neza ngo uko hari n'ubwo uzabanyuraho umanuka so igihe wari wicaye hariya hejuru abantu banyuzeho urabasuzugura urabakandagira urabababaza iyo umanutse baravuga ngo awa ngo nawe se iyo wapfuye burya iyo ni isomo rikomeye nize uwo munsi isomo rya kabiri nzi abantu benshi rwose bahemukira abagore babo uretse ko hari n'abagore bahemukira abagabo vice versa ariko nabonye abagabo benshi bahemukira abagore kuruta abagore bahemukira abagabo ibyo ngibyo wenda ashobora kuba mfite kubogama ariko ndavuga ibyo mpagararaho sindabona inshoreke irimo kurira kuri serikeri umunsi wabonye inshoreke irira kuri serikeri igahagarara hano ikarira amarira akaza igahogora uzampamagara umbwire ati pastor ati burya waribeshye hano nahabonye inshoreke ya runaka irimo kurira kuri serikeri harira abana na nyina wabo nabashiki b'umugabo we cyangwa n'abandi nta nshoreke igirira iryo ni isomo nigiye kuri serikeri ugatunga umutima ufite ubwenge kuko niko biri yavuze ngo ugatunga umutima ufite ubwenge ukamenya ngo uriya hari abantu bakora ubuswa ngo urumva ngo iriya nshoreke ngo yo ngo nyitaho nta nshoreke yita ku mugabo ibiri muri customer care kuko ibirimo kurya ibitari ibyayo icyo rero ni irindi somo abantu batajya biga ariko buryo iyo baje hariya ukabibibutsa bararyiga irindi somo buriya rikomeye ubona ni agaciro k'ubuzima uyu mwana wapfuye yari afite imyaka 27 ariko wabonye urubyiruko rwari rwahuruye ruje kubera iki hari impact yabagizeho kubw'indirimbo ze bazikundaga automatically bakamukunda buriya impact y'ubuzima bwacu bituma wibaza ngo ariko ni iki kizatuma abantu bibuka ko nabayeho so ugakora ibintu hanze umwe wo mu Roma witwaga Horace yakoze igisigo ibyo bitaga za ode ngira ngo ni ya 32 cyangwa na 3 simbyibuka nabyize kera urumva imyaka maze mvuye mu seminari ni myinshi ngira ngo maze kugera muri 40 ode za Horace twazize muri poezi baciyeho nka 47 ariko nk'iyo ngiyo nari nayifashe mu mutwe kuko yari hari ikintu yansizemo yaravuga ngo exegi monumentum aere reka ne kubivuga mu kilatini kuko ubwo abantu bagira ngo ngiye kubereka ko nzi ubwenge kandi ibyo iyo umuntu ashaje ntabwo abakiza ngo nubatse ngo ikintu gikomeye kurusha icyuma ngo kirekire giruta ngo na za piramide zo muri Egiputa ngo kubera yuko ngo n'imvura ngo ntishobora kubisenya ngo n'imiyaga ntishobora kubisibanganya ngo igihe cyose abantu bazavuga ibisigo byanjye yari umusizi witwaga Horace ngo bazibuka ko Horace yabayeho rero buriya igikorwa ukora kikagirira umumaro abantu cyangwa kikaryohereza abantu ubuzima gituma batibagirwa vuba yuko wabayeho undi witwa Saliste mu gitabo cye cyitwa Katirina icyo cyo ngira ngo haciyeho imyaka myinshi cyane kuko ngira ngo Katirina twayize muri 72 na 3 haciyeho imyaka 50 uva turashaje yaravuze ngo umuntu wese ushaka kugira icyo ageraho niko icyo gitabo gitangira ngo ajye yitonda abeho ubuzima bwe ngo atumvira inda nk'inyamaswa zigenda zireba hasi ngo ahubwo agire ibikorwa bifatika akora kugira ngo abantu bazamwibuke abantu benshi naho bagarukira kutumvira inda ko numva bigoye kubyumva kutumvira mushumba umuntu wese abakora kugira ngo inda arebe nimba hari icyajyamo kutayumvira rero ubwo abantu bumvira inda burya ni abantu
wumvira inda ugahemuka, ukumvira inda ugahemukira igihugu, ukumvira inda ugahemukira abantu, ukumvira inda ukicira n'ubuzima, kandi warangiza ntihage igahora ivuga ngo mpa, ugashyiramo mu gitondo saa sita ikakubwira ngo mpa, ugashyiramo nimugoroba ikongera ikakubwira ngo mpa, ukaryama wakwicura ugasanga iracyavuga ngo mpa. Iyo rero ushatse wajya ugera ukavuga turabizi ariko nda ibyawe narabibonye ntujya uhaga, sinzahemuka kubera wowe, sinziba kubera wowe. Niyo mpamvu n'abanyarwanda bavuga ngo burya ngo umuntu ngo imfura ngo ni umuntu usonza ntiyibe, agakena ntahemuke. Kubera iki? Ntategekwa n'inda. Bimwe mu bintu wigishije uyu munsi wagize uti ubashaka kugaragaza yuko mu by'ukuri ntabwo abantu bagomba kubabazwa no kuba umuntu yatabarutse cyangwa se yapfuye akiri muto. Yego. Ariko kandi abantu benshi cyane umuntu yaganiraga nabo cyangwa se yasangaga ari kurira nk'ejo mu gitaramo cyo kumuherekeza, waramubazaga uri kurizwa n'iki, ari mu byati mbabajwe nuko apfuye akiri umwana, mbabajwe no kuba apfuye nta mwana. Ariko wowe utegura icyigisho cyangwa se inyigisho igaragaza yuko abantu tugomba kubabazwa no kuba umuntu yapfuye akiri muto. Kubera iki? Kubera ko ariko ubuzima bukoze. Burya ibyiza n'uyu munsi nabisubiyemo, ibyiza no kwakira ubuzima uko buri aho kubusaba kuba icyo butari cyo. Sibyo? Urupfu ni pati y'ubuzima. Buri muntu wese iyo uvutse usanga ku isi handitseho icyapa kivuga ngo ikaze mu isi y'abapfa. Wazapfa ufite 100, wazapfa ufite 90, wazapfa ufite amezi 2, ni ikaze mu isi y'abapfa. Icyo si icya mbere. Icya kabiri, urupfu ntabwo rugira ordre morale ngo rugire gahunda ivuga ngo nzahera ku babi babanze bapfe abeza bazaheruke. Oya, ruracanga nk'ucanga amakarita. Uyu munsi umwiza agapfa n'umuba agapfa. Ntabwo rugira ordre chronologique ngo ruvuge ngo nzahera ku basaza merutse abakiri bato. Oya, hari naho mu Kinyarwanda hari indirimbo bajyaga baririmba ngo Nyiratunga yaratumye ngo batoya ntibagapfe ngo ariko bararinga barashira. So ruracanga gusa, rugafata umusaza, rugafata n'umwana hariya, rugafata umusore, rugafata umugabo wijigija, ruracanga. Rero niyo mpamvu burya kubyakira ukamenya ngo uyu musore Buravan, kuko niwe twari twanahereyeho, yapfuye afite imyaka 27. Waravuze uti haravuga ngo apfuye atarongoye, ngo apfuye ngo atabyaye. Na Yesu yapfuye atarongoye, na Yesu yapfuye nta mwana asize, ariko yasize imirimo myiza. Rero bikubwira ngo uburya agaciro k'ubuzima si ukurangiza inzozi zose abantu bagutegerejeho. Agaciro k'ubuzima ni ukubaho buri munsi wubaka ibifite umumaro, ukabaho buri munsi. Buriya ibintu Yesu yarabyoroheje. Yesu yabwiye umuntu umwe yageze ku mwana w'abatereko itegeko risumba yandi nirihe. Ndeka mborohereza. Ukunda Imana n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose na mugenzi wawe nkaho ubwawe. Ati ibyo byombi burya ubuzima bubayeho neza n'ibyo gusa. Ubuzima bubayeho neza so kuba ufite amafaranga menshi, ubuzima bubayeho neza so kuba warabyaye abana, wararongoye, ugize umugisha, ibyo nabyo bikaza, nabyo ni inyongera. Ariko nubaho ukunda Imana n'umutima wose n'ubwenge bwose n'ubushobozi bwose, ugakunda na mugenzi wawe, icyo gihe that's a life well lived, n'ubuzima bubayeho neza. Umuntu yitabye Imana cyangwa se yapfuye, ubundi abantu bakabaye babazwa n'iki cyane, donc cyane kurenza ibindi? Jewe mvuze nk'umupastori, ikintu cya mbere cyagombye kukubabaza niyo nacyo kimbabaza. Kuko hari abantu baba barakoze ibintu byiza, ariko nabaherekeza nkategereza ko aza kugira umuntu uvuga ko yakundaga Imana, yumva ko Imana niyo iduhamagara. Yego. Isi ni iyayo, mubishaka mutabishaka, n'abayihakana ntibikuraho ko isi ari iyayo. Cya mbere yewe icyo nshekinga ngo ndebe ko umuntu adateye agahinda naho yarahagaze n'Imana ye. Ntubona nk'uriya musore, jewe buriya narayenezerewe cyane. Wabonye ko igitaramo cye cyahindutse igiterane? Yego. Orofezate ni byikoze, gihinduka igiterane. Bahamagara korali yashinze bariya ba Kingdom, baraza bararirimba indirimbo z'Imana, bashyiraho barya bahanze inyuma baririmba ni Yesu mudongo muzanyuma. Bikubwira ngo uyu musore nubwo bamwavuga ngo yaririmbaga music ngo yasekira, ariko jewe niyo urebye content y'indirimbo nta kintu kirimo kiri offensive, ni indirimbo nziza. Niba aririmbiye Marayika, twese turakunda, dushaka gukunda no gukundwa. Niyo bavuga ati twaje, akaririmba ibintu by'umuco,
njye nibwira ko rimwe na rimwe njye noroshya ibintu kuko umwarimu wigisha fizike n'uwigisha shimi n'uwigisha biyoloji ntabwo birirwa bavuga Yesu, birirwa bigisha abantu ibintu bibaha imibereho. Rero niba umuntu yikoreye muzika akaturirimbira urukundo, ntashyiremo ibintu byambaye ubusa, ntashyiremo ibintu bimwe byica indangagaciro, njye rwose nta kibazo nabonamo. Ko nanjye hari uturirimbo njya ndirimba by the way iyo nigisha nk'abageni, tuye njya nterura izo ndirimbo zabo ngabo nkaziririmba kuko biba birofleta sentiment dufite. So niba umuntu yiririmbiye marayika nta cyaha kirimo. So rero icyo ndimo kuvuga, hari ibintu bimwe ureba ukavuga ngo uyu muntu yari afite Imana, yari afite n'abantu. Ibyo bintu bibiri yewe niko burya ngenzura ubuzima bw'abantu. Iyo usanze ibyo yari abifite wumva utekanye, uvuga ngo agiye neza cyane. Reka n'ubundi twese tuzagenda, ahubwo pizo wagombye kwihuta ugatunganya ibyo bintu bibiri, Imana n'abantu, nkareba nimba ukabanza ukareba niba ufite agakiza muri wowe, warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, kuko aho nibwo uba wanesheje urupfu. Warangiza ukareba niba imibanire yawe n'abandi ntawe ugiye, ntugende ukandagira abantu na za nkumi ntuzihemukire n'ibintu nta kuzihemukira. Ari pizo buriye murahemuka abantu. Inkumi nta kuzihemukira, inkumi n'ubuza abandi no kujya umugozi. Ariko si ikintu cyiza pizo, burya iyo umuntu akijijwe nta kintu cyiza nko gukizwa ukicarana n'inkumi utarimo gukora matematike. Kubundi hari igihe burya umuntu akiri umunyabyaha, ko nanjye nabaye muri ibyo byaha. Iyo umuntu akiri umunyabyaha wicarana n'inkumi ugatangira gukarikira za angle, tangira gushyiramo za cosinus na za sinus, ukavuga ngo ariko ngo uyu nguyu buriya, ariko uzikwicarana n'umuntu ukamwinjoyinga gusa ukamunezererwa, nta bindi akicara imbere yawe, yawe ko binaryoha mugatera urwenya mugaseka, wajya unamubwira ndagukunda, akabura ati rwose kutanjyana mu mago, kavuga tumva kubwira iby'amago ntibirimo, ariko giye rwose we are friends, mugaseka mugatera inzira. Akabazi ko pizo ntacyo amubeshyaho, ntiwenda kumushyira mu mago ariko muri inshuti, ntarwara uzamusura umugemurire, ariko nta n'ibindi umutegereje. Burya ni ubuzima bwiza. Unfortunately iyo mukiri bato ntimubimenye, biragora, muba mugifitemo ubugoryi bwinshi cyane. Reka twikomereze ntaza kuguha. Uvuze ku kintu cyo kuvuga uti wagize abantu ukagira n'Imana, burya iherezo ryawe riba rizaba ryiza. Kuri ino si rero, kugira ngo abantu nutaha wa mugani, abo bantu ni cyane cyane abantu bo biragoye cyane. Umuntu azabigenza gute kugira ngo mu by'ukuri nataha uboroka cyangwa se napfa abantu bazavuge ngo uyu muntu asize imirimo myiza, uyu muntu atabarutse neza cyangwa asize ibikorwa byiza? Oya, ntukavunwe n'iby'abantu. Oya, hari abantu rwose mva pizo, Abanyarwanda baravuga ngo umuntu arakwanga akakwangira n'ibyivugo, pe ngo wanga umugabo ukamwangira n'ibyivugo. Uzi ko hari abantu uzakora neza, abantu ngo pizo ngo biriya ngo kwara kugira ngo yiyamamaze, ngo kwara kugira ngo abantu bazamuvuge. No, we nuba ufite amafaranga ujye ufasha umuntu, nuba ntayo ufite umuhakanire, ariko umuhakanire neza. Njye mbibwira abantu ngawe, umukene natatega ikiganza ntacyo ufite ntugaciremo, cyumva ngo rwose mumbabarire nta kashi mfite, cyangwa n'ubu nanayafite, reka jyewe ari nubwo mba nyafite nkayamwima. Yewe niba ufite inote zanjye za 5 kugira ngo nzayaguhe ugomba kuba wasenze cyane. Se nzafata inote ya 5 nyihema yiwowe koko ishwi. Oya, fata igikoroto muhe, mfata inote ya 500 nayo nshobora kuyimuha. Iyo ndeba ariko nk'umugore uhetse umwana, burya bamwe barabeshya birirwa basabiriza, ariko umugore uhetse umwana sijya muha igikoroto. Yari yose uyu nguyu nubwo afite imico mibi yo gusabiriza, ariko uriya mwana akeneye kurya, reka muhe 500. Niba agira impuhwe z'umwana we, nibura nananywa n'inzoga, ariko araza guha uriya mwana, araza kumushakira umugati cyangwa ibijumba. Gira neza gusa kuko ari kuri. Donc wige kugira neza utanavuga ngo abantu bazambona cyangwa ntibazambona, ugire neza gusa. Nunarangiza unanabyibagirwa. Hari abantu tujya duhura kamwe tubigeze kungira neza ko numva ntabyibuka. Na Yesu niko yavuze ngo arabazavuga ngo twari turwaye, ngo nari ndwaye uransura, nari nshonje urangaburira. Ati twakubonye hehe? Tugiye wabikoreraga wa wundi woroheje ukennye, burya n'igihe wabikoreye bizibukwa. Na Bibiliya niko ivuga, iravuga ngo nuko ibitabo birabumburwa, babanza kureba mu gitabo cy'ubugingo niba wariyandikishije, warakiriye Yesu nk'umucunguzi n'umwami, ko nibyo biguhesha kuba umwana w'Imana. Barangiza ngo n'ibindi bitabo birabumburwa, ari byo bitabo by'imirimo, ngo abantu bahembwa
bakurikije ibyo wakoze. Iyi nuko bikora. yego uri umwanditsi rero ukaba n'umushumba byose urabijyanirana. Umuntu rero uyu munsi uteruye igitabo ukavuga ushaka kuvuga uti ni gute umuntu yagira iherezo rizima. Ushaka kugira iherezo ryiza, ariko hari n'isomo njya nigisha abapasitori ryitwa imico 7 y'abantu bashaka kurangiza neza. Yego niyo rwose ikiganiro kikaba kirarangiye rwose. Imico 7 y'abantu bashaka kurangiza neza, imwe wenda ishobora kutareba abantu bose, ariko wa mbere nyine n'uwo ngo navuze nkubwira. Nushaka kurangiza neza, practice the presence of God. Ujye ugendana n'Imana. Kubera ko iyo ugendana n'Imana bikurinda ibintu bitatu. Icyambere bikurinda ubucakura, bikurinda ibyaha. Cyakira abantu niba uzi Imana utinyuka ute guhemuka, utinyuka ute gusambana, utinyuka ute kwiba, Imana iguhagaze hejuru ikureba kandi uzi ko izagucira urubanza. So icyo ni iherezo ryiza, icyo ni icyambere, kugendana n'Imana bikakurinda ibyaha, bikakurinda ubwoba, ko hari abantu bahora mu bwoba bakakurisha n'amarozi, bikanakurinda no kuyoba iyo wumva byanze ukabaza Imana. Icyo si icyambere. Icya kabiri, gutura mu ijambo ry'Imana. Ko ijambo ry'Imana riguha indangagaciro. Ushobora no kuvuga ngo wenda ndimo ndavuga ibya Bibiliya, oya. Niba uri mu Isilamu uzafata ikorwana ariko uyumvire, bizaguha indangagaciro zituma uba umuntu muzima. Sibyo? Gutura mu ijambo ry'Imana. Icya gatatu ni ugusenga. Ubundi amadini yose arasenga, siko cya kindi cya mbere nyine kiba kitarimo gusenga, ariko ugasenga amasengesho akwiriye, ukajya uvugana n'Imana. Icya kane cyo kirareba abakristo, kuyoborwa n'umwuka. Ko burya umwuka duha imbaraga ariko kaduha n'ingeso nziza. Buriya nuko abantu batarabisobanukirwa, abantu bazi ko umwuka wera aba mu rusengero, abahanuzi nawe. Ko burya ikintu nkunda cy'umwuka ni imbuto z'umwuka. Ko baratubwira ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, no kwihangana, ni ingeso nziza, no kugira neza, no kugwa neza, no kwirinda, sibyo, no gukiranuka. Pizo, ninde utakwifuza ibyo bintu? Nta muntu n'umwe utabyifuza, ahubwo kugira ngo ibyo byose iyo package usanga uyifitemo biragoye. Uhora uyuhira, uyibagarira. Iyo rero ibyo ngibyo ni imico y'abantu barashaka kurangiza neza. Ushaka kurangiza neza, ibi bibemo izo mbuto. Uba umuntu ukunda, ugakunda ibyo ukora, ugakunda aho uri, ugakunda abo muri kumwe, ugakunda abakunditse, ugakunda n'abadakunditse, na bamwe badakunda n'abadashaka kubikora. Nukora icyo kintu, warangiza ukaba joyful, ukaba umuntu unezerewe. Hari abantu bahora bari bijimye, ukabona arasa n'ijuru ririmo ibicu. Ariko iyo ukunda ukananezerwa, ukabona peaceful. Hari abantu bahora bashagaraye ukuntu buri gihe cyose aho bameze nk'uwo bashyize ku mashanyarazi. Tuzaho gake. Ariko ibyo biza umuntu ashaje. Yego. Hanyuma ukihangana, ukagira ingeso nziza, ukagwa neza, ukirinda mu byo uvuga no mu byo ukora. Ibyo rero iyo ziriya mbuto iyo zibibye muri wowe, ukajya uzuhira buri munsi, usaza neza, ugasaza utuje. Ubwo simaze kuguha ibintu 4. Yego. Icya gatanu, kurota inzozi ngari. Ushaka kurangiza neza, dream big, think big. Ujye urota ibintu bigari, utekereza ibintu. Hari abantu bahora mu tuntu tw'amanjwe, bahora mu tuntu tw'udutiku, bahora bagenda bareba hasi nk'uko umugabo yavuze. Oya, rota inzozi zagutse, ukora ibintu byagutse. Hari umunyamakuru w'umunyamerika nakundaga yitwaga A.A. Allen, yaravuze ngo think big, utekereza ibitekerezo byagutse. Ngo pray big, kujya usenga amasengesho yagutse. Ngo and God will do big through you. Imana izakora ibintu byagutse muri wowe. Utekereza ibintu byagutse, utekerereza abandi, utekereza ibyiza, kuko zangeso niho zikujyana. Ko niyo maze kuba nka 5. Cya gatandatu rero, uhagurutsa abantu bakiri bato. Buriya impamvu mbaho ibiganiro. Yego. Buriya mbanzi ko ndimo ko bibamo. Yego, nukuri kandi turagushimira cyane mushumba. Kugira ngo namwe comment iyo mwabonye akanya mukazireba, mubona ko abantu babashimira cyane. Buriya rero hari abantu bakura bakibagirwa ko hari abantu dusize inyuma. Buriya gukura neza, gusaza neza, ugira igihe cyo gukora,
kagira no kujya inyuma ukajya usunika urubyiruko rero iyo wapeti iyo uciye hari ahantu iriya nzira kujyana mu byobo iyo unyuze ahangaha iyi nzira nijyana mu mugisha ukajya inyuma nyine you raise a mighty younger generation nk'ubu rwose numva Imana muzajye munsengera Imana izanyongerera imyaka oya nukuri kugira ngo nzageze wenda nko kuri 90 oya kuki utazarenza 100 90 ni hano hasi ejo bundi aho uzaharenza rwose ibyo Imana niyo ibizi cyo siyo kibazo ubwo nakwigishaga ibyo umuntu agomba gukora yego ubwo nabuzemo abasaza bari bunyumve ntabakumva yuko aho kugira ngo wangize abantu ugomba kubazamura kuko rwose sinshobora guhemukira inkumi hari abantu b'abasaza ubona bangana nanjye ukabona yirwa mu tuntu tw'utwana tungana n'abuzukuru atubeshya aba bana aho kubazamura uri muri kiguryi uri umugome uri umutemu rwose naho ngaho mbashyira mu bagome ubundi yewe mbonye abantu b'urubyiruko buriya ngira ngo niyo mpamvu n'urubyiruko runkunda cyewe buriya nkunda urubyiruko mbabona twebwe tuba tuvuga muri passé composé na imparfait muri ngo kanjete ngo kera nkiri ngo tukiri ariko mwe muvuga ngo ni indongo rero nkunda abantu bakujyana rero mwumva abo ngabo ushaka kubashyiriramo imiyaga yego ubasunika abantu bahagere basunike aho muhagere munaharenge icyo rero burya nicyo gituma urangiza neza yego muba mushobora ko nzarangiza neza ndakwambia umunsi napfuye nzi ko urubyiruko ruzaza kumpamba yo nukuri ndizera ko uzaba hari kuko mwamaze kubwira ibiganiro byinshi nukuri icyanyuma cyane ndagukunda cyane icyanyuma hari ikintu yita kwirinda inzira zigana mu mva inzira ziganisha mu mva buriya hari ibintu Imana yagiye ishyiraho ibyapa kavuga ngo izi nzira ntimuzazicemo zitabyemo mine uzi inzira ya mbere inzira y'ubwirasi iyo nzira ujye uyirinda niba ushaka kurangiza neza wirinde ubwirasi pride uzitegereza uzabona abanyuze muri iyo nzira satani yayinyuzemo ari mu muriro Adamu na Eva bayinyuzemo bava muri paradizo no muri ino si ya none buriya harimo benshi bayinyuramo bakarangiza nabi ushaka kurangiza neza iyo nzira ntukayicemo Imana yashyizeho icyapa kivuga ngo aha hatabye mine red flag mwebwe mwari bato ntabwo mubizi muri za 95 bagitaburura za mine bashyiragaho udutambaro tw'umutuku igihe bataraturitsa mine ukabuze ngo hatabye mine uhirinde ntuwanyure ugashyiraho iyo ni red flag ya mbere iya kabiri ni igitsina n'inda irari ry'umubiri uzitegereza abantu ryamaze irari ry'umubiri ibintu by'ubusambanyi n'inda nini Imana yashyizeho flag iravuga ngo hariya naho ujye uhitondera hatabye mine iya gatatu ikintu cya cash ariko cash siyo kibazo no muri Bibiliya abantu bamwe bajya babisoma nabi ngo amafaranga ngo Bibiliya iravuga ngo irari ry'ubutunzi ni umuzi w'ibi byose abantu barica abantu barambura abantu baradeturuna abantu bagira bati rero nushaka kuzarangiza neza iriya nzira nayo ntuzayicemo hatabye mine sibyo ushaka kurangiza neza hanyuma ya nyuma kumenya kumanaginga ibikomere gucunga neza ibikomere kuko ubuzima bubamo ibikomere ubuzima ababyeyi baragukomeretsa abo mwiganye bakagukomeretsa kubera impamvu zimwe cyangwa izindi hamwe mukiri bato inkumi zikagukomeretsa cyangwa mukazikomeretsa bakakudoropa ugasigara uvunaguritse ugakomereka buriya rero iyo uzi gucunga ibikomere byawe ntibigukamure urangiza neza ukarangiza utarakaye ukarangiza udafite umuzi wo gusharira hari abantu babonye ukuntu abantu bamwe basaza nabi saza bashaririye basaza bahekenye amenyo basaza nta byiringiro bakigira bati nta kizo ushobora kubona mu buzima nta kizo uzabonera muri iki gihugu n'ibindi nk'ibyo ariko buryo iyo wize kubirenga uhora ubona ubuzima ari bwiza buryoshye cyane cyane iyo ufite Imana pizo ubwo amabanga yose ndayaguhaye amabanga yose urayampaye kandi ndagushimira uzasubira inyuma cyumve neza iki kiganiro nzacyumva cyane kandi n'abandi ndabizi ko kizabagira akamaro dusoreze kuri iki ngiki rero muri ibi bintu byose birindwi mushumba
wowe utekereza ko ari iki kigoye cyane abantu bakabaye batindaho cyane bavuga ati iki ngiki kiragoye akaryoshye burya akenshi na kenshi kaba kaganisha n'ahabi ikigoye cyane abantu bagomba kwitondera muri ibyo byose uko nabivuze ni inkingi ndwi nta nkingi iruta iyindi zose buri kimwe gifite umumaro wacyo gifite imbaraga zacyo yego reka mbashimire cyane rero sinzi nimba hari icyo mwasorezaho ku banyarwanda n'abandi bumva ururimi rw'ikinyarwanda babakunda inama turacyari mu cyumweru mo hagati bakeneye akabando kabasunika kugira ngo iki cyumweru bakirangize bazarangize n'ikindi icyo nabifuriza nuko bakora ibyo maze kubabwira icyo nabifuriza no gukomera bakamenya cyane cyane ko Imana ibakunda nabo bagakora nk'ababizi yego nibyo ngibyo rero reka tumushimire cyane umushumba kwemera kuganira natwe ntabwo byari byoroshye ariko yagize gutya tubonera iminota mike cyane kugira ngo abaganirize kubera ko abakunda cyane kandi natwe tumukunda cyane umuryango wo kwa Buravan abakunzi be n'abandi ba hafi aho ngaho bakomeze kwihangana kandi none n'umuryango wo kwa Nkusi Thomas cyangwa se Yanga nabo bakomeze kwihangana n'inshuti n'abavandimwe mukomeze kugenda mugira ibihe byiza cyane n'ibyo mbifurije kandi dukomeze kuba hafi y'imiryango yose yagize ibyago of course kasi episode that's my name